singira aho mvuka barashize, aho nashatse nuko. Uyu numwe mu babyeyi bagizwe incike na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, watujwe mu nzu y'amasaziro iri mu murenge wa Nyamata, akarere ka Bugesera, aho ni mu ntara y'Uburasirazuba. Ni mu birometero hafi 30 uvuye mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. Uru rugo rwubatswe muri gahunda ya leta yo gutuza ababyeyi bagizwe incike na jenoside bageze mu zabukuru. Uru rugo rugizwe n'inzu enye, ubu rukaba rutuwe n'abantu 58 barimo abasaza 6 n'ababyeyi 52. Constance Mpinganzima uyobora iyo nzu avuga ko mu guhitamo abo babyeyi bahereye ku bakeneye ubufasha bwihuta, kugira ngo tubahitemo dukurikiza imyaka yabo bafite no kuba batishoboye no kuba badafite abantu babitaho, baba nko mu nzu bonyine badafite ugira icyo abamarira, badafite ubaha utuzi, ubaha udukwi, yarwara ntavurizwa igihe, ibyo bibazo byose byo mu buzima. Icyo gihe rero leta icyo kibazo yarakirebye, ikitaho, irakireba, hanyuma babubakira aya mazu y'amasaziro kugira ngo baze begerane, kugira ngo n'ubufasha bwabo bworohe, bajye babitaho bari hamwe. Abatujwe muri uru rugo benshi bigaragara ko bari basanganywe ibibazo birimo uburwayi n'ubumuga no kutagira ubufasha. Benshi muri bo bemeza ko hari byinshi byahindutse kuva bakiriwe muri iyi nzu. Kugira ngo bagere ahantu nari naniwe kwitekera, nari naniwe kwisenyera udukwi, yewe nari naniwe no kwihingira mu murima. Imana nukoze umuhanga. Bungu ko tureba ko bagiye batoragura hirya no hino. Kunde ko nabaga mu nzu yagiye nyene y'ibyumba bine uko nduko. Imana no fariji niyo aringize n'amafaranga bampaga none nkananirwa, ntabwo nari njya kuvoma kandi nako mashaka kavudo kane ako nari ntakikabasha. Uyu musaza uri mu myaka irenga 70 twamusanze mu cyumba cy'ibitanda 2 asangiye n'undi, avuga ko ubuzima bwari hafi kumucika iyo adatabarwa. Ubuzima bwanjye cyo nabwungutsemo no kwegera abaganga, ubundi ndwara no mu gifu, gifu cyarabyukaga kikaba cyantwara, simbona imiti kuko n'abaganga biwacu bari kure kandi namugaye sengera urugendo, ntabona n'amafaranga yo guha umumotari ngo ajyane kwa muganga. Ibyo rero numva ari byo bya mbere cyane. Niyo ndwaye n'umutwe bampa ibinini. Urwo rugo rw'isi Mpingazima ruri mu zigera kuri 5 zimaze kubakwa mu myaka ishize. Abahatujwe bari hagati y'imyaka 60 kugera ku myaka 90 no kurenga. Benshi bahuye n'ibibazo bitoroshye mu gihe cya jenoside. Noneho ubwo ahantu batuvumbiye mu gihuru hari nihishanye n'abana 3, ariko harimo umukobwa w'inkumi yaramfashije, mbega yarahetse umwana wakurikirwaga n'uwo mpetse we ntange kure. Rero kubera ko iminsi twamaze n'inzara yamwicaga, nijoro twajyaga mu mirima y'intera hamwe tukarandura kumbati, uwo mwana nkamuhekenyera nkamucira mu ntoki, undi we naramwosaga, uwo mukuru we rero ni wagendaga amuhetse. Batuvumbiye rero bashatse gufata wa mukobwa ngo banze bamukoreye byamfura mbi, yari inkumi, yarasabwaga icyo gihe, nkwano ze barazisahuye baraziriye. Noneho bashatse kumufata nanga ko bamuhemukira ndora, fata igiti cy'umwumbati ahantu bari batuvumbuye ndakibakubita, nagira ngo bambanze, nkibakubise barampindukirana bamfatira ku giti cy'umugogo, bagakurura bakubita iki ku icyo giti ntetse umwana. Ubwo abana nabo baraboroze, ako gacutse karavuze ati mama ye baramwishe we, ntimutureke ntituzongera kuba abatutsi. Noneho abandi batemagura wa mukobwa, ariko sinzi niba batamuhemukiye, simbizi kuko buryo barankubitaga sinarora. Ako kana nako kavuze rimwe, ubwo barabarangije ngo nticyagaragaraga ngo nticyarebaga
n'icyururutso nguwo